Bemu mukunda wese iri cyo nakwibariza Bemu mukunda wese iri cyo nakwibariza hari cyo wabonye cyakurutira urukundo mbe muntu ukunda wese ngira icyo nakwibariza hari cyo wabonye cyakurutira urukundo ndugukunda yo mutima wawe umuhe osukungana muhe umutima wawe umuhe osukungana nume nyagwa gukunda umurinde kubabara yoku ndugukunda yo Karibu sister. Makuru yawe. Zabonetse. Ni byiza. Neza. Ndakubonye umutima urasimba. Ugusemutse kubera iki? Sinzi buri kibiteye. Nese ntabwo ujya wira mu ndorerwamo wowe. Kubera iki? Shandi kubona uri umukobwa mwiza byataye. Nese n'ubwa mbere mbonye kutabimbwira. Igihe kiba kitaragera buriya cyangwa si ubwa mbere mvugaye nawe gutyo.
ese ahubwo ko hari igihe njya nkubona hano ubundi ucaye urasimbuka sindakubona n'ubwa mbere nkubonye ukingwa hano ariko ubundi nakubonaga hari ucaye ubundi nese urumva amakosa n'ayanjye niwe nakabibajije ye baba senzo yawe nyatayemo ucaye nca hano cyangwa urasimbuka uri igini ugaca nkandi hano runaka ntabwo n'abandi igini se waza kunyingurira ese ko numva ngo amagini ariyoberanya ndabizi ntabwo mbizi ngawe bikomeza kubamuka usa neza cyane murakoze Zuba arahari Zuba ntigeze kubona asa nk'usohoka ntagahari rero nawe usigaye yarigeze kaguru barasenze hari gahunda bura wenda bagiyemo se wamenye amakuru ya Shanizo Shani ni meza ameze neza meze neza nari isubira ikamubaza n'undi wambwiye amakuru ya Shani nyine akunda iki sema uko watinze kubyuka tumazigana byamye ntinze gusa wari uri mu biki nijoro ese swabonye susuze ko ari byo ubwo nasoje biriya bintu arambwiye ngo ukorere nasoje ntinze ngiye no mu buriri niburira ibitotsi ubuse sema ubutekereza iki ni iki kintu ubutekereza gituma ubura ibitotsi natekerezaga ko ari amafaranga papa wanjye ataramba n'ubu se ntarayaguha sibyo nakubwiraga mawe ntabwo aribyo nakubwiraga musema ngo yari kumbwira ko rankamubyanga se ariko nari ese ubundi utekereza ko so ari umuntu wo kwizera ku buryo agushuka ikintu cy'amafaranga nawe urega ukayamuha ugafata ugahereza nta n'isoni niga ndabizi ko atari umuntu wo kwizera ariko ukuntu yari aje kunganiriza nabonaga ni nyamwema biragaragara urore yakwicaje arakwestara yayabariye inzoga agutekera umutwe nawe wumva ko uwo mutwe ni uremera uramuhereza mareka twizere ko akazayama none ubu urabona utamaze igihe wicaye kandi wari wagize amahirwe ukabona amafaranga yo gukora ndatekereza nasubwo papa we none afite ubwenge bungana iki bwaba gutuma amaze arebye igihe nsoreje kwiga ntarabona igishoro nakibona akajya ku papa wawe ubwenge afite ntabwo ubuze ubu imyaka umaranye nawe imyaka yose utazi ubwenge papa wahagaze vugisha ukuri hari igihe wari wamubona papa wari muzima na rimwe ku buryo akubwira ikintu wowe ntuhite wumva ubwa mbere wamusabye igishoro arakubwira ngo tegereza imyaka ingahe yari ayafite ubwo hanyuma kuki yakubeshye yuko afite amafaranga yakubikiye ukumva nibyo koko ukabyemera sema wajya uca akenge koko reka ntabwo mba ndimo ndagutunganya nta nubwo mba ndimo ndakubwira nabi ariko byibuze nawe jya uca akenge urebe umuntu mubana umenye ngo ninde umenye ngo ndamufata gute umenye ngo ndamutwarane sibyo ntayazaguha kandi dore aho nibereye ngaho tegereza urebe ntayazaguha ubu byararaye mbwiza uko uzongera kubona umugiraneza uguha amafaranga bigenze gute koko umwana rero ngiye ntekereza ko ikintu cyose kiba hari impamvu nyine ngo nyine natayama nta kundi ndaba muhombye nsubire mu bundi buzima nyine nkomeze mbeho nk'uko mbaye ariko ndatekereza uratekereza iki uratekereza ko papa wazaguha amafaranga shadora aho nibereye ngaho ukomeza utegereze nanjye ndahari nzaba ndeba kubera nese ubundi kuki yagusabye ntunamubwire uti reka mbanze ngishe inama mama kuki utabanje ngo niba yaranteye sinzi nanjye ukuntu byagenze akibaze gufata amafaranga angana kuri 50,000 papa wakagushuka ukayamuha nawe ukumva ko azayakugarurira gushane ko numva uri kubareza amakuru ye cyane no kubera iki yega shana ritonda urabura kubaza yanjye uri kubona turi kumwe nisoye sinakubajije banze usubize shani ameze ate akunda iki nyine ni muntu ki umuntu nyine witonda nta kibazo cye sure kuri akuntu njya mbona yitonze nyine ko mu buzima busanzwe bameze asita kuri kumbaza ibintu byinshi cyane ariko se wambwiye ukareka kunyicisha amatsiko ubundi shana arahari niba arimo sinzi
ariko niba arimo niba atarimo ntago nabyitayeho cyane. akuza karobo uri hano ugomba kumenya winjiye musohotse. Rega nshobora nko kujya gukojora kunyara niko babyita. Ushobora kujya gukojora agahita asohoka akagenda. Simbyiteho cyane. Okay, ngambwira nyine Shani ni muntu ki nkawe nyine mubana muri urugo urashaka kumuzi cyane. Kondosha. Akoma. Kure kumumbaza cyane. Mbwira basi icyo ushaka. Nyine icyo nshaka ni icyo ngicyo nkubajije. Kumenya amakuru gusa. Yego ni muntu ki akunda iki. Nimba wenda akunda umuntu umuganiriza sometimes tukajya tubicara tukaganira. Usirumva nakubwira amakuru angana gutyo. Ari ubwa mbere tunahuye tukaganira. Ntago nzi. Ntago usanzwe mbona. N'ubwa mbere mbonye. Nakubonaga ari kumwe na Zuba waje kumureba sije nagukinguriraga sinzi n'ahantu wacaga bikanshobera. Ubwo rero Okay, Zuba niwe nyingurira. Niyo gukingurira. Kuri urumva n'ubwa mbere duhuye tuganira. Ntari bibi. Uko nzagena nkuyumvamo gake gake nzagena nkubwira tu. Icyo ngubajije akanya kukinsubiza barakunaniye. Ntago binaniye. Yego nubwo wanemosi ariko Emosiyo ziki. udatuma mvuga na kari umurore. Okay, ngambwiye. Kandi ndakugura akantu ndagutamo. Ngambwira rero. Simwe inzoga urangurira iki? Icyo ushaka. Ntaribi. Turaza kubyigaho turebe uko tubigenza. Wakomeze kumbaza rero ngo Shani. Arimo nari. Ari wenyine. Ashaka ko ndarimo kwisomera Bible. Cyari gucuranga. Simbizi maze umwanya hano. Kamanze njye kumusozera. Aha. Ngaho genda. Gusa urakana keza. Nawe urakoze. Kihereka mubwire. Ni gusubira kongera gusenga. Tugasenga Imana ikaguha igishoro nta kindi gisubizo ugira. Ese ubundi ko hari ibintu najyaga mbona babana ba hano haruguru bajyaga mu by'amatsinda by'amakarabu yo ku ishuri we ntabyo ugira. Nase kari abana bakiga nyine gerega nabaye mukuru marase ubwo nzajya mu bintu byo kwirwa byo ku ishuri kandi njye narasoje ubu nabo mu mama reka nabaye mukuru narasoje. Ekaye nase sinari nawe ujya untungu. nase zajya umbwira ngo washatse ukiri muto ubu waba umumama. Aho gutumye nshaka kubaza. Uvuze neza ko waba umumama. Ubundi ugira shiri. Ugira umuhungu mukundana. Ubundi ubahute ko nta nuwo ndabona unyereka ntawe njyamo. Nyamufite twakundanye nkiri kwiga twasoreje rero. Mabuka butarabimwe. Nose tuvugana na kangahe? Nawe se? Nyine tuvugana kangahe? Nusundi nayo kubwira tutabiganiyeho. Mwese kuvuranyije kwiga nta nubwo araza kugusura basi ngo munyereke. Nagahaza. Nuwo hano hafi se? Oya, Mubakire he? Yawe. Ntacyo nkwijeje. Umwana wo mubakire se we yaba gukurikiranaho. Cyama nankunda pe. Urabyizera ukizera umwana wo mubakire uzi ikintu ngiye ntekereje ubwo. Ashobora kuba wenda yakubeshyaga kagukunda cyangwa se akaba ashaka kugushuka. Ntago yanshaka umwana witonda umwana aritonda pe nta hantu twahurira mu bintu byo gushoka byo. Mahumva nkubwire nigeze no kubikuganirizaho. Babara ntuzankoze isoni. Ntabwo nabikora. Uzifate uzirinde ntuzatume uwo mwana gushuka. Gihe ntago abana bo mubakire agakunda wowe. Urabizi ko nje nawe ndagukunda ngufata nk'umubyeyi wanjye. Nta nubwo ngufata nk'umubyeyi wanjye gusa ahubwo ngufata nk'inshuti yanjye. Ndabizi ubuzima bwanjye nawe tubayemo ntabwo nakora ikosa ryo kukubabaza. Mbabarira. Sinakora ikosa ryo kukubabaza. Sibyo? Nukuri ntabwo nzabikora. Ntuzampemukire. Ndashaka kuzava hano abantu bose bakureba wambaye agatimba. Tugatumira abantu bakaza bakanywa bakarya. Mbabarira. Uzankoza isoni uzanyereke n'uwo mwana. Nukuri nzamukwereka. Uzamuzane umunyereke umuze nawe ndebe uwo muntu. Uri umuntu mukuru nagufasha kukurebera. Nakurebera ejo hazaza nkamenya ngo uyu muntu
muri kumwe aragukunda buri umuntu ugukunda uzi ko umureba ukahita umubona no mu jisho ry'urabireba ukabibona uzamunyereke rwose nanjye nkurebere ni ukuri mbese nabyutse nsanga amajerekani amagaro yose nta kintu na kimwe kirimo nta mazi arimo nyine waryamye genda uzane amazi banguka kandi yego ese sha wicaye aha ngaha sawa meze neza gusoma ka Bibiliya mba ndi gusoma gira umurongo uri kugufasha aka kanya sinanjye nsangize kumva abantu benshi baraborotse ngo matayitana oya wowe ndakubwiye iri kugufasha aka kanya iyi Bibiliya rero nta jambo ririmo ryose ryabura kugufasha hari inkuru nyinshi zirimo hari za Yabesi uramuzi ndamwumva ariko ntabwo ndasoma neza neza ubundi baravuga ngo Yabesi yari umuntu urusha bene se umugisha ariko ngo nyina yari yaramwise gahinda ngo uzima yari yaramwise gahinda ngo nuko ngo yari yaramubyariye ngo ngo afite ibibazo urumva ngo afite amaganya ngo afite byamwita Yabesi rero ngo bivuga gahinda ubwo nko muri Bibiliya uyu muntu abasimboliza abantu bose bafite agahinda abiswe ba niyibizi nzamurerera iki Imana yamumpereye bya bintu nyine Yabesi nuko bimeze ngo ariko Yabesi ibyo bintu byose arabyanga ngo ngiye nzagira umugisha ndavuga ngo icyamukampa umugisha mana ukanyagurira imbago ngo ukanyagurira imbago navutse mama ari umukene navutse ibintu bitameze neza ukanyagurira imbago ariko mana ngo ukuboko kwawe kugabana nanjye ngo kandinda ibyago ntibimbabaze ubwo rero ndimo ndasaba Imana ngo iturinde ibyago muvandimwe wanjye itwagurira imbago bikundi ibyago ntibitubabaze kuko ibyago hano unyura ugakubitana nacyo ugakubitana n'ikindi cyago ariko Imana iturinde ibyago ntibitubabaze neza utazi sawa byacaga uvuye he hano ruguru kugura bandoze zacaye kanari nabonye baragize wifi yarashize se wabibonye se none se mfa rero mubwire sitari zawe n'ejo bundi noneho numiwe pe mva ko bavuga baragukubise se nanone ntacyo bagize ntacyo bantwaye ukamubwire bro Zuba baramusekuye baramunombye umva Mary se noneho yamukubita noneho nawe yavuye kwibere bivuga urumva yakora ku mwamikazi ntabwo bishoboka ariko baramukubise byanyabyo none yubwo intambara ko ntayumvishe ya papa na ntuza na Mary azira kumukubita umukobwa uribuka yasohoye twigeze kumva umuntu yigeze kuzanakora intambara duhora tubaza twabajije zamura biduhije duhora tubimwishyuza akanga kudusobanura neza izo nkuru nziza inkuru nigeze no kuvuga ngo nabiganire na papa ndamubaza ngo ko numvise umuntu waje hano akora intambara twagiye muri siporo zamura tubeshya ngo ni umuzungu zayiwinjiye ku gipangu ngo yarangaye ngaserera na mama urimo uraza wihura se wabaye byiza bite se wowe ko mbona uje umeze nk'umuntu wavangiwe ufite ikibazo cyo kukubaza bose ntumbeshye hari ubundi nigeze nkubeshye se andi niyo mpamvu manzi ntabigusaba ese wabaye iki papa niwe umbyara niwo mbajije gutyo se kubera icyo ubimbajije nyine nsubiza papa niwe umbyara maho wabaye iki ndi kukubaza papa niwe umbyara ku buryo uzi ukambaza gutyo se
Nese bwo kubyo nandi kwa nk'umubyeyi mwe kandi mbana n'ababyeyi babiri. Uri gushidikanye ko uri atari papa wawe? Mvuye kureba ibyangombwa rega ntago ndi gushidikanya mvuye kureba ibyangombwa. Nsanze ari wowe wenyine unyanditseho. Uvuye ku murenge? Yego. None se wasanze ari ngiye kwanditseho ngiye nyine? Ubona kukubaza ibyo bintu ndabizi kubizi kuko n'ukuntu mbikubyuka byakira urabizi ahubwo wimbaza. Nsanze ari wowe wenyine unyanditseho. Ni cyo kibazo gihari. Rero mahoro, wenda sinigeze nshaka kukubwira ibi bintu. So nk'uko uzizi uwo muntu ngo niwe wagarutse kubita Zuba. Yaramukubise ejo bundi. Yaramukubise noneho runo rugo biba filime neza neza. None se niyo mpamvu ntabonye Zuba. Wamubona ukuntu ari umunyamanyanga iyo azi ko ari ikintu cyamubayeho ntajya asohoka mu cyumba. Ni ishyano. None se ubwo umuntu utinyuka kuzana agakubita umwana wa hano ubwo ibyo byo nibiki? Nibibaye aka njye nawe nituzi uwo ari we ariko uwo muntu amaherezo azamenyekana muri urugo rwa noneho ntekereje umuntu utinyuka kwinjira muri urugo n'ukuntu dufite mamukarishya no muri karitsiye bamuzi. Ibyo bintu bituma mbyibazaho cyane. Umuntu uzaga kubita Zuba? Can you imagine? Agakubita Zuba? Iriya nshinzi yigize iki? Ahubwo umuntu mushobora mubonye namugurira kandi. Oya si ikibazo cy'ubushinzi. Si ikibazo cy'ubushinzi. Ukuntu Zuba hanakunzwe ukuntu Zuba nka mukuru wacu si ubwo umuntu uzaga ahubwo ndubwazaga kubita na mama. Ibyo ngubwira nyine ngo biratunguranye. Umva ariko umve ngo yaramwemeje. Mfite amatsiko nanjye yo kumubona. Twaryamye itaryama ariyorosa narinze mva hano ntarabona byutse. Umva narabyishimiye byataje. Nawe yajya yabona yigize akarakajya. Reka mubwire Nikita nta mpamvu. Numuvugire. Oya. None se kuba baramukubise byakumariye? Niki se ahubwo bitamariye? Adukubitisha urugo rwose guhera kuri Chantal kuzamura kugeza kuri Zamuse aho yarari ntiyarari guseka. Niba umuntu akwifurije ibyiza nawe mwifurije ibyiza. Shaka ugabanye wo mutima mwiza wawe nukanyigireho Yesu kuko wigize Yesu arabambwa bro. Oya none se ni umuvandimwe wacu. Ibyo ntibikuraho ko ari umuvandimwe wacu. Sibyo? Nubwo yatwihakana inshuro nyinshi zishoboka ni mushiki wacu, sibyo? Ahubwo umaking sure niba atarabyuka wakawe ureba ko nta kibazo yagize. Yego mama nkubita se yaje kureba uko ameze. Ntiyari maseka ambwira ngo oya ibyo tubyihorere, sibyo? Setsa. Ntabwo byakunda. Uzi ko nawe umaze kuba umwana mubi. None se rego wibahetse abegesho mu mugongo. Ubwo bwe se nge nagomba mbubona. Ubwo rero baramukubise njyeho ngo nkubwire ngo ngire impuhwe. Nakome musosi wandagara na nyama agenda arebe nyina amukande nawe nkuko ambwiraga nanjye ngo nikande. Kusetsa. None se ubundi uko ibyo byose ko kuvuga ari ugutaruka ubundi ibyo bintu byuko haje umuntu agakubita Zuba wabimenye ute? Njyewe narinjiye nsanga nyine uwo muntu tenari yamaze gusohoka. Nsanga nyine bari barasubiramo na bazamu na Chantal bavuga uko inkuru zimaze kugenda. Umuntu rero nanjye nsangaragiye ariko umuntu mufite amatsiko. Ngayo nguko kanyene nje nigire muri douche ndebe ko ibiryo byahiye nje. Ko warukira umwana mbona n'ubu ndacyari umwana. Okay wenda kubera ko hari ibyo wamenyeho reka nkubwire. Miriwe neza. Mwabitese? Meze mutese? Agatebe se. Oya ntacyo. Ndananiwe. Ako wabyutse kare. Mfa nazitse saa 11 nanjye nabyutse kare ariko bazi ko nta kumwe. Saa 11 nayo nagiye ariko ndazengurutse ko. Uraronse se? Cyuma nacyo nuko rwose Abiga ibibanza by'ina kugira ngo ubone bisoma umuntu ubizi. Ahubwo nahuye n'umugabo niba atari umutekamitwe. Ambwiye ko ngo ari kugurisha. Ntiwamenye uko yitwa Sezibera. Sezibera. Ako Sezibera ajya amenya ahantu hari ibibanza. Yambwiye ko ari uri kugurisha. Ahubwo twe twamwibagiwe tumurangira. Wamubona se? Twabonanye ariko ibyo byose buriya
ningira amahirwe azavuga n'ukuri ndaraniwe oya buri ubwo ruswa maze gusazira inaha buri ubwo yahakubwiye utabimenyereye ashobora kuba hafi iyi buriya birashoboka ko Mbese yambwiye ngo ko aretse ari agatebe wicara oya nta kibazo ahubwo wakirirwa unabimubaza muzehe wanyu arambwiye ngo muteke araje ari heza yasinze ubwo se urumva uwo muntu ari burye ntambwiye ngo araje gutekesha nyine gutyo n'ubundi twatetse ubwo ararya iryo asanga nyine wese uriya wamutekera ukaba wizeye igihe ari butahe Shanta umeze utese iyi saha ni umunota rero ndashaka ngo tuganire noneho nk'abavuye gusenga bavuye gusenga bya nita amasengesho buriya bahuje umutima n'ibitekerezo baba bafitanye urugwiro n'urukundo ibindi byose by'ikibi tubyirengagize Chantal rero uri kubona hano ukuntu bimeze iyi jaride ndashaka kugira ngo umfashe tuyikorere isuku kuko buriya ababosi bashimishwa n'akantu gato cyane buriya niyo umubwiye ngo mabuja bose aba yumva yishimye cyane kurushaho aha hantu tuhakorera isuku bino byatsi tubikuremo tubirandure ntabyo baba batubwiye tubyibwirize bose tabona ko abakozi bari siriyasi bibashimishe nabo sinzi we ukuntu byumva tuhakore neza byatari jaride biri kwaka ubwo ibyo ngibyo nibyo byari seri bashakaga kumbwira oya hari icyo bita kubanza ibyo mu kazi tugakurikiza ikiganiro cyacu by'umwihariko wembwira niba uri buze kumfasha tugahakora neza ese ubundi sanzwe impapuro ari uko wabimbajije cyangwa usanzwe makoro ukaza ukabimfasha nawe niba ubabaye hakore none se ijambo bita gukebura ntabwo urizi gukebura umuntu shamani niko kantu mba nkoze urangwa akazi ko mu rugo karavuna ariko naze gusanga mvunwa n'abantu baba muri uru rugo uhereye kuri wowe na biriya byana mwese muramvuna ese Chantal nkanjye igihe nakuvuga vuga ibyo ugomba kuvuga ntabwo uje uvuga ngo ugiye kuganira muri seriye ubu suri seriye ibintu uvuga urumva biri seriye okay Chantal wari uzi ko wa mugore uri kwa mugore ugeze kuza hano hakaka umuriro uramwibuka ndamwibuka yaraje nanone ubwo wari uri mu byo guteka ugira ibiki yaraje wawe undi wari umugore warajyawe ese kandi n'iki kindi cyari kimuzanye kandi mukeba wadahari niba ngo hari iki ubundi reka mbanze mubaza wenda ntaguciye mu ijambo ubundi uyu mugore wo muri uru rugo akora iki gituma buri munsi ahora agenda ntabwo mbizi ubwo mbitekereje ako nabishatse nanabikontora nkazabimenya agiye iyo naketse ibintu bibiri niba adacuruza urumogi akora amagendo forode oya ntabwo yarucuruza uraruzi se urumogi simbizi urumogi niba ruba rumeze nk'urubura ntabwo mbizi igihe ntabwo nzi ukuntu ruba rumeze ubu nari nzi ko nari nibagiye nako nari nzi ko ndi kuganira umuntu biri seriye abantu bakora iyo mirimo rero nibo batajya bicara abashakisha wenda iby'urugo urabona boss ukuntu asigaye ameze ntabwo arongera gutera ngo abe yasubira muri job nawe agomba gusohoka ajya gushakisha amafaranga afite ntabwo araye gutuma buriya mugore buri munsi yirirwa agenda ahubwo ni iki kintu ariho simbizi ntawamenya reka dukomeze ikiganiro cyacu wa mugore rero yaje yambaye urumva yifunze nk'ingabo za Ukraine cyangwa Uburusiya yuza kumubona wari kwikangamo nawe naramubonye umutima uhita usimbuka yamukoreye iki se yaraje aramubaza ngo abana banjye bari he abaza Zuba yibereye gutya kuri twa chat yikoresha twatuntu gutya bya bindi nyine babigirisha nawe urabizi ubwo amwiryaho rero urumva none hari ijambo yamubwiye niba ngo ibingendaro ngiki kwa kundi yigira umuntu wadanje akadusararanga hano akadutuka uzi ibintu yamukoreye yaramunize aramuniga ndavuga noneho aje umwana w'abandi na aramuniga yinyarije aramuniga naye ndavuga nti koma musosi aramuniga aho ndi nkajya mfana nisha haruguru ati akebo kagiwa mugarura munige gake kuko nawe nari kuvuga yari kumara kugenda yari kumena amazi ashyushye
Nonese ishani none ko mba nimugoroba ugeze uratahaga. Nandi ukubaza ngo izuba rirarenze iri ry'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriweyo bariyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikombo ryazo rirazisaga rirasabagira ijuru ry'iwanyu ku kirere cy'iwacu niko kabyino kahose jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukimwe mu gatuza. Sheri ndagukunda ese igihe kizagera ngwino buriya ariko hari ikintu ntakubwiye reka nicaye neza nkubwire ikintu nshaka kukubwira. Rimwe na rimwe ubuzima mbayemo hano mu rugo hari igihe buntera kwigunga ko ndi umwana w'umukobwa udafite ikintu na kimwe azageraho ndi umwana wo mu cyaro, ariko iyo nkubonye basi iyo twicaranye nafanaga nibere gutyo ukuntu amuniga anywigira ku mutima ati munige urumva ariko zana namwe usaba ikintu kimwe ntari ibintu niba ngishoboye ambabare ukamuza n'uriya mugore uriya waje hano ejo bundi ntari ibi ntanabikora ariko buryo ngaho bikore rwose umpuze nicyo kintu kizima uri bube unkoreye kizima ese ubundi igihe wagereye hano nta kintu kizima nigeze nkukorera kigeze mbabare muri sukuri n'iki okay sawa ntari ibi ndaza kugerageza ndacyakubwira rero buriya hari ikintu utazi uriya mugore ubona ari we nyina w'abariya abana uzi ko yashatse hano yatwirukana tukagenda tugafata utwacu tukagenda tubebera Butese se yatandukanye n'umugabo we ntago uzi ko basezeranye se ari umugore w'isezerano wa boss hari gatanya se bigeze bakora ntayo bakoze urumva yaratorombanya aragenda ajugunya abana kugira ngo nigeze kubiguciramo muri gake ndabyihorera urumva turatwara utwana tutarigendera nta gatanya bigeze bakora rero ubimenye uriya mugore arakomeye hano mu rugo ibyo birabikarakasa amabuja bigira kuri yashatse yaza twese akatwirukana mu rugo kubireba za ngendemera gushyireho n'amafaranga ariko muze nuriya mutamu usayemo n'iby'amafaranga ndayago yewe ndagakora ivumbi ritumuke niba ari byo yego urashaka ngaho ariko se mugane Chantal ibihumbi 15 uhembwa ubwo wampembamo iki koko uzo maze guhembwa kangahe oya ahubwo reka nkwereke twavunjamo kandi kantu ntubizi ko mukunda ntubizi twavunjamo kandi kantu kagaki tukamera gutyo kagaki urumva tukamera uku inshuti magara hano bya wundi urashije utunyoni nahubwira Chantal ndagukunda ati gakundere n'ihene Chantal ndagukunda inyuma umbwire icyo ushatse kuvuga nago byumvishije nakubwiye amafaranga twavunjamo kambera inshuti ziramo komesha ariko best friend
hari girlfriend sheri yewe nubwo muheto nakubwiye ngo iki gashisho kumunwa nakubwiye ngo iki ase Chantal wumvuze na ziba kwasi icyo nagusabwa cyose cyarorera ariko narakubwiye ngo ikintu cyitwa urukundo hagati yanjye nawe cyangwa kumbwira ngo urukundo zareka nkubwire ntukagituma nkubahuka kandi nkubaha isosi imenyemo inshishire uzarorere kumushakira ngiye ubwanjye nzamwihigira uzamukura ubundi se niki kindi kikiri gutuma mushaka urakizi icyo ndi kumushakira ntago nkizi ariko ubimbwiye umukeneye ziba ntukajye umvangamo ibintu nk'ibyo ngibyo ntawe nkeneye nzabyikora nimukenera ariko kuvuga ikintu kimwe nge Chantal kumpuza n'umugabo ntabwo nkunda abagabo zamusi nkunda abagabo wazigiye kuri jewe se gukunda umugabo kwimbwa ibishakaho iki ndimbwa sobona mfite umurizo umwe se mfite ingahe 3 arewe sawa rero 3 sivuye wenda wabara umwe wo hagati y'amaguru kandi nawe ntago ariko bawita abantu ni urugingo rwo hagati y'ukuguru urumva umurizo n'uw'inka n'uw'ihene n'uw'iki ariko za namwe ariko nta nicyo navugana nawe kwasi wowe uraciriritse n'uyu mutwe wawe kwasi Chantal abagabo ni iki bamakora kidasanzwe sinava ngo nenge wigiyeho kumukunda n'ubundi arasa nkaho yakundanye cyangwa yakundanye n'abagabo gute yanga abagabo hari icyizere nyine mba mbona ko hari igihe byahinduka ubuzima bugahinduka ashobora mama yarambwiye ngo nkundana n'umwana w'umwakira arambwira ngo ntabwo byashoboka oya nta kidashoboka erega sheri ariko byo byonyine ko twarasoje ukaba ukomeje usakuza kundeba sheri wirira sheri wirira mubwire se ni kandi reka umva nkubwire uyu munsi ubundi ni show umva ngaho umva wari ubizi umva uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga mahoro umva ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko barwumva abandi barucurika nzarwakira uko warumpaye ibindi mbembyiritse naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mahoro uri mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ntukarire nzagucurangira ngo uhimbire ibisigo kandi sibyo nta na rimwe nifuje ko haririra ryava ku maso yawe sibyo maho ubuzima uko buri nanjye mba mfite byinshi mu rugo icyakubwira uko mba meze ndarira ndagira iki nkanyura hirya no hino ntibikunda ariko iyo mpageze aburya ababyeyi bazi kwita uwakwise mahoro yari yabibonye kuko uri amahoro yanjye ntabwo waba umeze nkanjye akuze uko ubayeho muri ubu buzima nasoje ishuri nategereje ibintu byose n'icyo ngerageje kugeraho mfite umubyeyi ntajya atuma ntera imbere rero rimwe na rimwe hari igihe mbona icyizere nyine cy'uko uri umuntu ntashaka icyo nzageraho nkakibura ariko basi kuba nkubona
nkabona ko hari ikintu kimfitiyeho ntuza nyine kimfitiye urukundo nkibaza ukuntu uteguka iyo ngiyo uje kundeba ubuzima mbayemo simbuje asibye kuvoma ngakora iki usibye kuba narize muri leta namenya koga ariko ubundi ubuzima mbayemo rimwe na rimwe ari njya koga nkabona se ubundi ndogera iki ariko ibyo byonyine nyine bisubiza icyizere cyo kuba hari ubundi buzima ari igihe buzahinduka ndabigushimiye ndabigushimiye kandi ndagukunda ngo duhurira Zuba urambwira ari uko bigenze gute koko noneho ntabwo uriyakira ko utwite Zuba nshaze mbabarira ndeka ese n'iki gishyashya ugiye kumbwira kitari kindakwera ndumva umutima uri mu ruhande ntumbwiye ko wafashe umwanzuro wo kuyikuramo Shazira kamubwiye niba ndi ikivumo niba ndi umwana Imana yagiye igatereka ahangahe kamukubita umuvumo wa danje njye ntabwo mbizi ngo iki ubwo se bwo gutwara inda nibyo byatuma uvuga gutyo ubu waba ubaye wa mbere utwite iwabo se Jazi ibaze kuba umwana w'ikinyendaro ngiye kubyara umwana w'ikinyendaro ibyo basi ni ibintu ntakihanganye Kinyendaro ntabwo ufite siko na nyoko mbabarira ntabwo ufite papa ntabwo ufite mama wawe wenda ibyo byose narabyihanganye okay ngabasi waceceka tuganire neza sibyo reka kurira mama ni umwana mubi mama ntabwo ashobotse imaze imyaka yose rega narakuze ntabwo ndi umwana bagishuka ku buryo atanyicaza ngo ambwire byibura ukuri kose kuva kera uko ibintu bimeze ngenda mfata abana b'abandi mbange ni ikinyendaro muri uru rugo mwana we Zuba wabuze urwango nanze basha ni kubera mama nkanga banikita aribo bagakwiriye kunyanga aribo bagakwiriye kumfata nabi Zuba ugasanga biriya byose nigiraga nibo bagakwiriye kuba babinkora kubera mama atigeze ambwiza ukuri narangiza nkafata abana b'abandi nkafata nabi ari njye kinyendaro muri uru nirirwa mbatuka ngo ni ibinyendaro ari njye kandi mama aramporomisinze ngo uru rugo ni rwacu ngo banikita nibo bana babazana none n'isundi kambanze mubaze ibyo nari ndabikubwiye ayo makuru wayakuye pe so mu magengo tuganire se ibibazo ngaho ndatwite biraba bitari byanarangira yeah calm down ubujondi nabwo nzasanga uri atari mama wanjye ariko mana si ubwo ni mama wese basabikubwiye none ugiye mba nkubeshya ngenda kuze bawubwira ibintu nzi neza uranakuze ako wayigize maze kubona ibintu umukecuru byinshi wayigize umukecuru mbese ubundi ubona ntari we usiko ari ubuzima bubi usiko ugeze nko mu mujyi wahita ubona tungana ngegana nawe mbese njye si ujya ubona mfite nk'imyaka nka 27 kare wenda nuko uri muremure ariko ubundi ntabwo ugaragara ko ukuze ngiye mba nshaje mba nyine ndi kukwereka ibintu bya nyabyo kandi by'ubwenge kandi nubikurikiza uzaba ureba hari inama yawe nakwanga koko yabimeze pe sawa ntayibaho ko uri mu bantu mwubaha nta nubwo uri mu bantu ahubwo uri umwe mu bisi havuyeho imana urakoze pe kandi bana nanjye ndagukunda nuko utabizi uyu urankunda sibwo waba utankunda ndi umwana wawe ari indi mfura yawe cyane ako mbandibutse winjijishe ejo ndarugiye kubimbwira akahita se ahita yinjira ibiki harya ibiki ibintu nari ndi kukubaza se ntabyo uzi by'ukuntu nanditse kuri wowe byo ku murenge ni iki kibazo gihari rero reka nkubwire mbabarire ibi bintu ntuzatume papa wabimenya nta kandi yari ngiye ubikwaje niyo mbishaka nari kujya kubimubaza ntuzatume papa wabimenya kuko ngiye nabikoze
ari ibanga ryanjye. Urumva wenda sinashakaga ko unabimenya, ariko nanone kuba warabimenye ntacyo reka mbikubwire. Urumva ngiye mu gihe wari ukiri umwana mutoya nko mu myaka nk'icumi gutyo, njyewe mfite mwene wacu wagiye kuba hanze. Mwene wacu ntabwo wumuzi. mama nikita ubushize yaje hano arangubiye. Mama nikita nabimbwira byose ngo Simani ibi ni iki bibera muri ubu rugo? Nibi ni ibiki Zuba? Rero inshuti yanjye nari nje kuyifasha kurira. None se urabona itababaye. Kuva ryari se umugirira impuhwe? Zuba burya uri ikinyendaro. Nasoze ni ikinyendaro. Mama yarambeshye Shanta. Mama ni umwana mubi. Zuba, ibyo ninde wabikubwiye ubundi? Ninde wabikubwiye? Zuba se burya bwa bugome bwose wagiraga burya uri ikinyendaro. Kose Shanta nawe wagiye worohamo. Sharega birababaje. Ubwo nta nubwo wamushyiramo agahinda. Shanta wambabare ukagenda. Basi do akanya tuganire. Sibyo? Nyine inshuti yanjye zo birababaje. Basi zo ni mu mufitiye. Simukunda se ariko nawe uri umugome we. Dufite ibibazo bitakoroheye. N'iki ni ikibazo pe. Nibwo nangiye kubona ko ufite ibibazo byinshi. ugiye kuyikuramo ikinyendaro uretse ikindi cy'indwara. kuko amaze imyaka myinshi hanze, rero yashatse kunjyana. Kandi ukiri umwana ntabwo nari narakushyize mu irangamimerere. Noneho uwo mwene wacu ansaba ko yanyijyanira kubera ko yabonaga umugabo antesha umutwe, abona ubuzima mbamo akabona biramubangamiye. Aravuga ati wazaje ubundi tukijyana. Nanjye ntangira kumva byanjemo. Birangiye rero nagombaga kujyana, numva ntabwo nari bugusige. Ndavuga se uyu mwana ndamujyana atanditse mu irangamimerere. Ntekereza njya kuvugana n'umuntu wo ku murenge, arambwira ngo kugira ngo njyane umwana bisaba yuko ari se ari nyina bagomba kuba babyemeye. Ubwo rero urumva icyo nagombaga gukora kuko suramuzi. Icya mbere kumubona biragoye, kumubona wenda agagusinyira. Ikindi nta nubwo nashakaga kugenda bizi. Urumva rero mpitamo kuyandikishaho njyenyine kugira ngo nibiba ngombwa ko tugende mu buryo butworoheye. Niyo mpamvu yabiteye, nta kindi kibazo cyabaye. Ntazi ko ibyo umugiye ko waganda umwana nyine, yego ndi umwana kuri wowe, yego ndi no mu giturage mfite n'ubwo bushishi, ariko ugiye bikuko nageze mu ishuri. None ntago bishoboka ko wanyandikaho wenyine. Uko n'umubyeyi wapfuye ariko bamwandikaho, ngiye birantangaza cyane iyo ngeze ku kagari umunsi wose. Hariya ku murenge gasanga ngo amazina yawe niyo wenyine nguruka kuri mama wawe. Kuvuze ngo ntago bibaho, usanze bitarabayeho. Ntago se ubyumvishe yuko unyanditseho njyenyine. Ibyo ni ibintu bibaho, kandi iyo mpamvu nakubwira papa ko yifataye kuko ndabyumva ni nabibi pe, ni nabibi cyane. Ariko ujye wibuka ko ngiye ari n'umubyeyi wanjye, akora n'amafuti menshi pe. Nose hari icyo umutegerejeho ubona azakumarira buriya. Wowe wibonera n'igishoro akakikwambura akajya kukinywera, urabona hari ikintu umutegerejeho ku buryo wifuza ko waba umwanditseho.
ariko basi nkaba mvuga ko mfite umwana uziko nize buriya nanze kubikubwira nabonaga ku ishuri bari kumpamagara mu byangombwa byanjye ni wowe wenyine wanditseho ibyo bintu bitera impfuno kandi njyewe ubwanjye niba nica mu banyeshuri nkavuga papa nkavuga ko mfite mama na papa none se hari ubwo nigeze nkwereka yuko papa wawe wenda nta hantu muhuriye hari ibyo nigeze nkwereka ngubu iri banga nzarisha kugeza ryari uyu mwana ubundi igihe ntikigeze ngo mubwize ukuri ndabona igihe kigeze ngo mubwire ahahise so bazabyakira gute mana yanjye kumva se bitangiye kuntera ubwoba